Murakoze inshuti bakunzi bavandimwe ba Karungu TV, kankomeze mbabwire ko mukora subscribe, share, like ndetse na comment. Nkuko twababwiye rero, buri muntu wese gututubikana ko mu gahanga kwe niko kuzamuhesha umutsima. Niyo mpamvu tuba dushaka kugira ngo ibyo tubabwira tubereke ko twanabitangiye kandi ibintu bigeze kure. Twababwiye yuko mu kwezi kwa 10 tuzatangira kwigisha abantu gukora ji waba wayikora mu bintu bitandukanye, imboga, ibimera, ibyatsi, intoki, ibisheke. Nkuko turi murabona ko hari gahunda yatangiye yo guhinga ibisheke. Abantu benshi bari bazi ko mwibi bice byacu ibisheke bitakeramo, bazi ko byibera mu bishanga gusa, ariko kubera iyi gahunda twafashe icyemezo maze ibisheke nabyo turabihinga. Niyo mpamvu uzabona tutainze inyamunyu gusa, ahubwo twaragiye dutera na kamara masenge mu kuzibona hano, nukugira ngo muri ya gahunda yo kugira ngo abantu tujye tubona ibintu byose kandi tubonere ku gihe, naho tubirebera mu gihe tuzaba turi kwiga ibyo twakikorera bizabe ari ibintu bisobanutse. Turakomeza, murabona ko twagiye dutera ibiti by'amavoka. Ni amavoka nyine agezweho, ni amavoka agezweho yerera igihe gitoya cyane. Ubu kubibona ko byose ni ibintu byatuvunye, niyo mpamvu mwari mwaratubuze kuri Karungu TV, ariko murabona ko ubu ibintu bimaze gusobanuka. Aho tuzaba tukora amavuta muri voka, ya mavuta ushiramo umusatsi upfuka, noneho uyu musatsi ugatungana kandi ibintu bikagenda neza. Bavandimwe, reka mbabwire, niba mushaka kugira ngo tugire amagara mazima, nuko tugomba kuba dufite ibiduhesha amafaranga. Nkabwira abantu bakeneye kuza rero kwiga muri kampani yacu yitwa Gusigasira Ibimera, abantu bakeneye kuza kwiga gukora amavuta rwose, ko plani zose mu kwa 10 tuzaba twamaze kubishira ku murongo nkuko mwabibonye. Ndagira ngo mbabwire yuko biriya bisheke naberetse mbere, nuko ari byo tuzajya twikamuriramo umutobe, ukawukamura, twamara kuwukamura noneho tukawukoramo ji, cyangwa tukabikoramo isukari y'umwimerere bitamanje kubinyuza mu ruganda. Bandimwe rero, murakomeza mugenda mubona muri jaride yacu, cyangwa se umuntu tuwapfusha ubusa dushiramo n'imiharavumba. Ni imiti ishobora n'ubundi gukomeza kugenda idufasha kandi ibintu bigasobanuka. Nukuri ndagira ngo bashishikarize kuzaza kwiga imyuga itandukanye hano muri GSIM Company Limited. Mukomeza gukurikira Karungu TV, musangiza abantu, mukora share na comment. Ikindi, uburyo ibi bintu byose tubikora cyangwa se ibimera byose nakomeje mbereka, tubitera tudakoresheje ifumbire mvaruganda. Twebwe tubigisha uburyo wakikorera ifumbire itanyuze mu ruganda. Iyi fumbire akaba ariyo ukoresha, tukaba tukubwira tuti hari uburyo ushobora gutera igiti hari metero giteramo. Ibyo byose n'uburyo bitegurwa turabikwigisha ukabimenya. Ibi bintu rero wamara kubikora bikaba byiza. Abavandimwe rero, mugiye mukomeza musangize ibi biganiro tuba mukora share, like na comment, kuko ningira kamaro cyane. Ibi bintu rero byaratuvunnye, twabiteguye igihe kirekire, niyo mpamvu mwamaze igihe mutatubona, nta yindi mpamvu yabiteye. Nukuvuga tuzigisha abantu, hari abantu baba bakeneye gukora inzoga, tuzabigisha gukora inzoga yaba isembuye cyangwa idasembuye, kuko nyine ibyo ugiye kwiga nibyo tukwigisha, sibyo? Kandi mujye mumenya ko murabona ko nyine ibintu twateguye ni ibintu byakifuzwa cyane rwose, ni ibintu bimeze neza, kandi bizaba bitunguye abantu benshi. Iyi kampani imaze igihe kinini dupanga, dutegura, bipfa, tubisoza bipfa, ariko ndagira ngo mbabwire yuko ubu tugeze igihe cyo guha abantu ubumenyi, tukabigisha nabo bagakora ibyatuma bashobora kwitungira imiryango yabo. Si ibyo gusa, kuko nkuko nababwiye tuzabigisha gukora amasabune. Ubwo rero byabaye ngombwa ko ibintu byose tugenda tubyegeranya, tukabitegura, dushaka ahantu tuzahurira. Mbabwira ngo umuntu wese wumva afite inyota yo kugira
nangwa se yo gushaka kugira icyo amenya gukora, ubwo ni karibu hano muri GSIM Company Limited. Ni company isigasira ibimera. Bavandimwe rero, mureke dufatanyirize hamwe kandi dusabe n'Imana idushoboze, kwari kugira ngo mbereke ko ibintu byose twabiteguye kandi neza. Urwaye ashaka kwivuza tuzamuvura, ushaka kwiga ubuvuzi gakondo tuzamwigisha uko ubuvuzi gakondo bukorwa, tumwigishe uko yakitungira amagara ye, dore ko dufite n'amahirwe yuko Imana yateguye byose byagombaga kutubona. Hari akantu nari nibagiwe kubabwira rero, ni ukuvuga wenda ahantu twagiye turaba mwagiye mubona ibintu cyane biteye hazitije ibintu byitwa ibiko. Kuriya ibiko byifitemo ubushobozi ndetse n'imbaraga zishobora gutuma ahantu biteye buriya nta nkuba igikubita igiko. Niyo mpamvu ahantu hose tuzaba dukorera twashizeho imirinda nkuba ya gakondo, ari byo biko. Ni ukuvuga ngo ntabwo inkuba ijya ikubita igiko. Bavandimwe rero, ibintu byacu ni gakondo kandi mureke dushyigikire gakondo. Gakondo ku isonga, murakarama, muze tubane twige byinshi bitandukanye. Hano iwacu hari byinshi byatugirira umumaro. Murakoze.